Byiza nanone nongeye kubasuza mwe mukomeje kurikirana Ndizi Note. Uru ni urubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye, inama ndetse n'ibindi. Turi hano kugira ngo twigishanye, duhugurane ku bigendanye n'umuziki, ndetse haba ku gucuranga gitari, gucuranga piano ndetse no kuririmba, n'ibindi byose bigendanye n'umuziki. Ndahanga kugira ngo ngufashe. Wifuza kunjoininga cyangwa se kuvugana nanjye, wareba nimero muri description, nshobora kuba nagufasha. Uyu munsi mbazaniye isomo tugiye kurebera hamwe ryoroshye, abantu benshi bashobora kuba bibaza uburyo bigendamo cyangwa se uburyo bikorwamo. Tugiye kureba uko wakwiga kwandika indirimbo yawe ya mbere. Uko wakwiga kwandika indirimbo yawe ya mbere. Nigeze kubivugaho, ariko uyu munsi ndabivugaho mu bundi buryo nubwo nigeze kubivugaho. Uko wakwiga kwandika indirimbo yawe ya mbere. Ikintu cya mbere rero ugomba kubanza kumenya nuko kwandika indirimbo ntago bigoye cyane. Nuko banza kureba nibiki ngiye kuvugaho, nibiki ndi buvugeho, nibiki ndi bukoreho, nibiki ndi buririmbeho. Ikindi indirimbo igiye igirwa n'ibice bigiye bitandukanye. Hari verse, hari chorus, hari hook, hari bridge ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere rero ugomba kumenya ni ugutangira na chorus, amagambo make ashobora gusubirwamo. Chorus biba byiza iyo ari uhereyeho ukandika amagambo makeya ashobora kuba yasubirwamo. Icya kabiri ni ugushyiraho verse, kuko verse itanga ubutumwa. Noneho muri verse ya magambo make washyize muri chorus, ukabasha kujya kuexplaininga n'amarangamutima cyangwa se ukayandika mu buryo burambuye cyane, mucyo dushobora kwita nka verse cyangwa se igitero. Chorus niyo mu Kinyarwanda bita gusubiramo, ariko mu rundi rurimi wenda rw'Igifaransa hari abakunda kubyita refrain, niyo twita chorus. Hanyuma mu Cyongereza yitwa chorus, n'ubundi nko narimbuvuze mu Kinyarwanda ikitwa gusubirwamo. Ayo magambo rero niyo ushaka makeya yitwa gusubiramo, hanyuma noneho ukayagenda nyine uyasubiramo, kandi nanone ntabe menshi, ntarambirane, akaba yoroheje kukuba umuntu yayafata. Ibyo nibyo ugomba kumenya. Icya gatatu ni ugukoresha ijambo nyine ry'Imana. Ijambo ry'Imana birafasha cyane mu buzima iyo ukoresha akajambo k'Imana. Ubwo ndavuga ku bandika wenda amagospel, niba ndi kwibandaho cyane kuko hari nacyo gisata nanjye mbarizwamo. Ni ukuvuga ngo akajambo k'Imana kandi gakoreshwa wenda mu buzima busanzwe cyangwa se mu buzima bwa buri munsi, ntibibe ibintu bikomeye cyane. Iyo ubikoze muri ubu buryo butatu rwose byaba bimeze neza. Ariko ndatanga nk'urugero wenda buri practical. Ushobora gufata nk'ijambo urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana. Ayo magambo rwose urumva ni amagambo yoroheje. Ndahita mbaha n'indirimbo yo mu gitabo yoroshye. Hari indirimbo yo mu gitabo yoroshye ivuga ngo urukundo, 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 ngurwo urukundo rw'Imana. Iyo ndirimbo ntago muyizi se? Ni indirimbo yo mu gitabo, ngira ngo iri mu ndirimbo z'agakiza, iri mu ndirimbo za protesta kuri cya gitabo cy'icyatsi. Ni indirimbo yo mu gitabo. Urumva iyo ni chorus, ariko ifite amagambo n'atatu n'abiri ahubwo. Urukundo rw'Imana, nk'ibyo navugaga ahangaha. Chorus yoroshye, shyiramo amagambo nashaka 2 cyangwa 3, yoroshye, gira amagambo 2 cyangwa 3. Yes. Hanyuma noneho nujya kuri verse, ahubwo kuri verse wagure
murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahindurana dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambika ikungarira zaba mu ijuru. Urumva wenda aho ngaho birimo byinshi, wenda biragoranye cyane, ariko niyo ngiyo wenda nababwira urukundo n'ubundi buryo burashoboka, ariko ahangaha ndimo ndagufasha mu buryo ushobora kwandikamo indirimbo yawe ya mbere kandi uburyo bworoshye. Urukundo rw'Imana, hari amakarasi menshi rwose menshi cyane adafite ibintu byinshi. Senga senga ntacyo uzabura, senga 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 ntacyo uzabura, senga senga ntacyo uzabura. Urumva ako ni agakarasi. Agakarasi ushatse wajya gukora verse ukakora iyo ikaba karasi, then noneho ukajya gukora karasi. Wenda senga Imana izaguha umugisha, senga ntacyo uzabura, senga hari benshi badasenga, senga hari abantu ufasha, senga ibintu nk'ibyo ngibyo, ukagenda uvuga ko gusenga, noneho wagaruka ya karasi ukavuga senga senga ntacyo uzabura, senga senga. Urumva ko birashoboka rwose ko wakwandika indirimbo ku buryo bwawe bworoshye. Ngibyo rero ibintu bitatu bishobora kugufasha kwandika indirimbo yawe ya mbere. Shaka karasi yoroshye, cyo ni icyambere. Nyuma yo gushaka karasi yoroshye, birumvikana of course warebye ibintu uvugaho ni ibiki ugiye kuvugaho. Nyuma yo gushaka iyo karasi yoroshye itarengeje amagambo 3, nurangiza noneho ujye mu gitero. Igitero twabonye ko ari verse. Ujye mu gitero, hanyuma noneho ujye kwagura bya bindi wavuze muri ya karasi. Yes, nubikora gutyo indirimbo yawe izaba ibonetse. Ngibyo rero ibyo nari naguteguriye uyu munsi. Wifuza kuba waba umunyeshuri, nshobora kuba nagufasha unyuzemo aho ngaho muri description hari nimero za WhatsApp, ushobora kunyandikiraho haba nagufasha. Mukomeze kugira ibihe byiza, tubonane no mu yandi masomo.